Banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti z'ibiganiro byacu kuri Hidden Polyclinic, uyu munsi mugarukanye mu kiganiro na Dr Habumuremyi Innocent kuri Hidden Polyclinic. Uyu munsi rero mu biganiro byacu tugiye kuganira ku ndwara zituruka kuri za karande zo mu muryango, ku ndwara zituruka ku ntezi zo mu miryango, ku ndwara zishobora kuzamuka ku bazimu no kuri za roho mbi zo mu miryango zibyutswa n'abantu cyangwa se n'abarozi, zikabyutswa n'abo mu muryango rimwe na rimwe cyangwa se ababigambiriye. Uyu munsi turabibutsa karande ni iki. Karande ni uruhererekane, karande ni akarondasano n'indwara rero zigenda muri ADN. ADN niyo yitwa akarondasano, niyo ibitse karande. ADN ibitse amakuru y'umuryango, ikabika amakuru rero ashobora kuba ari ay'uburwayi, ashobora kuba ari ay'ubuyobozi, ashobora kuba ari ayo iterambere, ashobora kuba ari ayo kurogwa, ashobora kuba ari ayo ibibazo cyangwa se ibisubizo by'umuryango. Rero indwara zituruka kuri karande, indwara zituruka ku myuka y'umuryango, kuri za roho, bashobora izo ndwara kuzitega, ashobora kuba ari amahame remezo cyangwa se amahame agenga abantu, kwica itegeko ry'ihame rigenga abantu. Muri byo rero harimo za kirazira, harimo ibikorwa byiza cyangwa se kwica ibikorwa byiza biranga abantu, biranga umuntu mu muryango arimo avukamo se cyangwa se ahatuye. Turabizi ko hari ibintu byinshi bya kirazira abantu badakora kandi babujijwe gukora. Twavuga bimwe na bimwe bitera amahumane, twavuga amahano, indwara bita amahano cyangwa se amahumane. Ushobora gusanga umuntu afite ikibazo cy'indwara nk'izo ngizo, ugasanga uko zifata aratitira, afite indwara muri byo. Iyo tuvuga indwara zitera gutitira, uyu mwana